cyacu cy'uyu munsi. Tugiye kugaruka cyane ku bijyanye n'uburezi, ngira ngo hirya no hino mwabonye ko twabigarutseho cyane. Tugiye kuvuga ku burezi ariko turabuvugaho iki. Mwumvise ko mu minsi ishize hatangajwe yuko icyiciro cy'amashuri bari barasigaye mu rugo bataratangiye nabo bazajya ku ishuri, abana bo mu mashuri y'inshuke, abana bo mu mashuri abanza, mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, hanyuma bagasubira ku ishuri nabo nk'abandi. Ariko mwari mwarumvise ko kubera iki cyorezo bari barabaye bagumye mu rugo, kubera ko bana batangiraga mu byiciro, hatangira icyiciro cya mbere, hatangira n'abandi uko bagenda baza gahoro gahoro, hanyuma rero iki cyiciro nacyo kikaba cyagezweho. Ariko twe tugiye kureba cyane ni ibiki biteguye bite, baziga bate, ese bazatangira umwaka, baziga ibihembwe bibiri byari bisigaye, ese baziga bataha, baziga baba ku ishuri. Bya bintu byose abantu baba barimo kwibaza, ko hari ababyeyi bavuga bati umwana wanjye ko nashaka kwirirwa ku ishuri azajya hirirwa se, cyangwa ntabwo byemewe kubera kwirinda icyorezo zangira kwiga ataha, bimeze bite? Hanyuma ariko kandi nanone si ibyo gusa, kubera ko buri iyo mwageze ku gihe abana bajya ku ishuri hari imbogamizi yakunze kuvugwa cyane y'amashuri n'ubucucike. Ese amashuri arahagije? Abana ntibazaba bacucitse, kwa guhana intera ntibikunde? Ese ubundi bazatangira baziga ibihembwe, igihembwe cya mbere kizatangira ryari, kirangira ryari, kabiri ryari, kirangira ryari, ibintu nk'ibyo tuze kwibanda cyane rero, kuko mu myiteguro burya harimo nuko ikigo kimeze. Nitumara kumenya niba amashuri ameze neza, ibintu byose ari tayari, turareba ese baniteguye guhangana n'iki cyorezo bati, ese bongeyemo amavuriro hahandi abantu bagira ikibazo bajya, ese uyu munsi ayo mashuri niba nahari hari abarimu bahagije, ishyirwa mu myanya ry'abarimu ntituri burirenze ingohe namba, cyane ko ari ikintu kirimo kuvugwa cyane cyane, urebye ku cyane cyane nko wenda nko kuri Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga, ngira ngo ibishyirwa mu myanya ry'abarimu ryihariye hafi iki cyumweru cyose. Bivuze ngo rero turabigarukaho, ariko noneho tuze no kureba rero uruhare rwawe ni uruhe nk'umubyeyi, uruhare rwawe ni uruhe nk'umurezi, uruhare rwawe ni uruhe nka nyir'ishuri, kugira ngo abana bige neza kandi hatabaho no kuba barwara iki cyorezo, ahubwo tubafasha kwirinda nabo natwe twirinda. Turi kumwe rero muri studio n'abatumirwa, hari umutumirwa turi kumwe muri studio nyirizina, ariko hari n'uwo turi kumwe ku murongo wa telefone. Bose turabana kugira ngo nyine tubashe kuganira kandi byose bigende neza. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Benjamin Kageruka, uyu ni umuyobozi mukuru w'amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi. Kageruka, mwiriweho? Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Hanyuma rero ndumva hari ibintu bya background n'ibiri muri hoparleur, murareba ukuntu mubigenza. Urashyira telefone ku gutwi, biraza kudufasha. Niba uri n'ahantu hari radio urayizimya kugira ngo twumvikane neza. Hanyuma uretse kandi bwana Benjamin Kageruka, turi kumwe na Dr Alphonse Sebaganwa, uyu ni umuyobozi wa REB, ngira ngo mwagiye mumubona mu minsi yashize. Hanyuma Dr tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Twihuse rero nagira ngo twihere kuri Benjamin. Twagira ngo mutubwire uyu munsi ibijyanye n'itangira ry'aya mashuri. Byaratangajwe ko ari tariki 18, ariko bimeze biti? Bazatangira igihembwe cya mbere, bazatangira igihembwe cya kabiri, bizagenda bite? Hanyuma munatubwire rero uko biteguye. Murakoze Anne Marie, reka mbanze gushimira ikiganiro cyiza mwateguye, kandi nshimira natwe amatwi bose, ababyeyi, abanyeshuri, kugira ngo ni ikiganiro cyiza tugiye kuganira tubona ibitekerezo ndetse tunagaragariza ababyeyi gahunda y'itangira ry'amashuri nk'uko byatangajwe. Ngira ngo Anne Marie, ngira ngo mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi na Minisitiri of State icyo batangajeho ingabo y'amashuri abanza cyane cyane kuva mu mwaka w'amashuri y'incuke kugeza mu mwaka wa gatatu azatangira nk'uko byagaragarijwe abanyarwanda, bigatangazwa ndetse twerekana uko n'ibihembwe bizaba bikurikiranye. Ngira ngo ibyo byatangajwe abanyarwanda kugaragara, ndetse namwe mwari muhibereye. Ni ibintu byizweho neza, ngira ngo habanje imyiteguro, ngira ngo Anne Marie, reka mbanze intere mbere ko nsubiza ku kibazo cyawe, mvuge ko iki cyorezo cyateye ibibazo byinshi bitandukanye, byafetinze sectors zitandukanye nyinshi bitasize n'iy'uburezi. Byahungabanyije uburezi, imyigire y'abana ku buryo butandukanye. Twese turabizi, ibyo simbitindaho, ariko cyane ndashaka kugira ngo ishimire yuko byibura ubu tugezeho icyiciro cya nyuma cy'abana b'incuke n'abana mu mwaka wa mbere ku
kugeza mu mwaka wa gatatu byatangaje ku mugaragaro igihe bazatangira, ndetse twerekana n'igihe uko ibintu bizagenda bikurikirana. Ni ibintu byizweho neza, ni ibintu byizweho neza n'inzego z'uburezi, inzego za minisiteri, ndetse zifatanyije n'abafatanyabikorwa bandi bose, n'inama nyinshi zagiriwe, n'inama minisante yagiye itugira nka urwego cyane cyane rukurikirana iki cyorezo. Niho twakwishimira ko yuko noneho tugeze ku cyiciro cy'uko abana batangira, ariko n'icyiciro twiteguye cyiteguwe mu buryo butandukanye, mu ngeri zitandukanye. Ngira ngo reka mbanze, nubwo twagize ibibazo by'iki cyorezo, ngira ngo Anne Marie ndashaka kugira ngo mbanze nibutse abadukurikiye, ababyeyi yuko n'ubu ikibazo cyaje, ariko uyu ni umwaka twabonye minisiteri y'uburezi na leta twubaka ibikorwa remezo bijyanye n'uburezi ku rwego rwo hejuru cyane. Ndashaka kugira ngo nibutse yuko mu ngingo y'imari imwe leta y'u Rwanda cyangwa se minisiteri y'uburezi bashoboye kubaka ibyumba 22,000 bisagaho, hakoreshejwe ingengo y'imari irenga miliyari 2 na miliyoni 217 za miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, kubaka ibyumba mu gihe gihwanye n'amezi ngo 6 cyangwa 7, bihwanye n'ibyo twatsemekanye ikabakaba 16 cyangwa se 7. Ni igikorwa gikomeye cyane. Twabonye ibyumba byose byiza ku bufatanye bw'inzego zose za leta. Yego Benjamin, twimuke tugere kunuze, kuko nitujya kujya muri ibyo byose iminota y'ikiganiro arangira. Ubwo nimo nakwinjiza mu myiteguro kugira ngo mwari mumbajije ingengabihe yo twaritangarije abanyarwanda baba barayibonye ku maradiyo no ku mateleviziyo, twabitangaje. Ubu aho tugira ngo umubyeyi wese azi igihe ngo kizatangira, igihe kizarangirira, ariko n'ubu barashaka nk'uko mwabajijwe imyiteguro iteye ite, twiteguye dute, abana baziga bate, bazagenda bate, ese amashuri ateguye ate, ese ibyumba birateguwe, ese social distancing mwabazaga iteye ite. Ibi byose ni ibintu twigaho neza, twizeho neza umunsi ku munsi dufatanyije n'izindi nzego. Yego, yuko ko abana bajya gutangira ni icyiciro gifite umubare munini w'abana ubundi biga basaga hafi miliyoni 1,200,000 byose za mu mashuri. Ubwo ngo ibyiciro byose byabanje ni umubare munini ugiye utangira, ndetse w'abana batoya, ndetse basabwa gukurikirana neza ari mu mashuri, ari ukugenda, ari ingendo, ari utaha. So icyo nendaga rero kukubwira ni uko abana bagatangira mu byiciro nk'uko twabitangaje. Amashuri amwe dukoresheje n'inzego z'ibanze, z'uturere, za province n'izindi nzego. Ese Benjamin, tukiri aho ngaho, hari aho wari uvuze uti hubatswe amashuri 22,000 birengaho, atwara miliyari 2 na miliyoni 200 zisaga. Yubatswe mu bigo bingahe by'amashuri? Twubatse mu buryo bubiri. Twagiye twongeraho mu bigo mashuri amwe asanzwe afite ubucike, ndetse hahanzwe n'ibyumba by'amashuri hafi amashuri 650 asagaho gatoya, ibigo bishya bigabanya ingendo ndende. Ibigo bishya 350 biri mu turere twose, dushingiye kuri assessment zakozwe aho abana bakora ingendo ndende. Ibyo byumba bikaba bizajyamo amashuri ya primaire na secondaire, ukurikije ishyingurwa ryakozwe n'inzego z'ibanze n'ikibazo dushaka gukemura mu gace runaka abana bakagamo ingendo ndende cyangwa se ahandi hari ubucike. Ndetse ngo hariho twongeye ku mashuri asanzwe kugabanya ubucike ku mashuri, ndetse n'ibigo bishya byahanzwe bingana bisaga 600 mu turere dutandukanye hakurikijwe kuri assessment yagiye. Tukiri aho ngaho rero, ikibazo cy'ubucucike ubu twavuga ko cyakemutse, cyabonewe umuti? Anne Marie, ntabwo nakubwira ko cyakemutse ku rwego rwo hejuru cyane, ariko sinakubwira yuko cyakemutse 100%, ariko ku rwego ruhanitse
ibi byumba birasubiza ikibazo twari dufite kandi kubaka amashuri ntabwo birangiriye ahangaha ni uko bavuga ngo ababyeyi n'abanyarwanda ntabwo bazongera kubyara ariko ishimishije ni uko byibura bigiye gusubiza ikibazo cy'ubucucike bisaga 90 hanyuma uti bisaga 90 ni na byiza twari dusanganywe abana bangahe mu ishuri tugereranyije mvuze nk'ijanisha hanyuma uyu munsi tuzaba dufite bangahe mu ishuri ubu ngubu hari aho twagiga tubonangira ngo namwe mwagiga kujyana kanyamakuru asanga ishuri rifite abana 80 60 ahenshi average kuri urebye amashuri menshi ushyize ku ijanisha wasanga dufite abana basaga nka 65 kw'ijana ariko uko imyaka yagiye ishira niko leta yagiye yubaka ibyumba bikagenda bigabanuka ubu byibura turifuza yuko byibura mu cyumba kimwe twagira abana nka 45 kw'ijana iyo niyo ntumbero the government niyo ntumbero ya Ministry of Education ni intumbero twagezeho cyangwa biracyari inzozi iyo niyo projection dufite kandi niko tubona yuko dushobora kuzaba dufite byibura abana bari hasi ya 50 ariko bivuze ko n'amashuri azakomeza kubaka uko inyuma y'imari igenda iboneka ariko ikiza ni uko byibura uyu mubare w'ibyumba byubatswe n'ibikoni n'amativeti akemuye ikibazo kwijanisha ndagira ngo utubwire ikibazo cyakemutse uko kingana abana mu ishuri guhera ejo bundi kuwa mbere nibagenda bazicara mu ishuri ari bangahe Marie karame assessment dukora ubu ngubu n'itangira ry'amashuri n'ibyumba byubakwa ntabwo ibiba byose ubu bimaze kuzura kuri 90 hafi na 5 kw'ijana ubu turi mu masoko ndetse mbere yuko amashuri ageretse amutita G+1 yo azuzura nyuma kubera yuko n'amashuri y'amaetaje yo azamuka yo akeneye igihe kinini kugira ngo yume neza atatera ariko ibyo ntacyo Benjamin yego ngusubiza rero ni ukuvuga ngo twebwe ubu projection dukora ntitwavuga ngo amashuri yose nk'ubu hari imbogamizi zimwe zaje mu ngo twese tuzi z'ibikoresho by'intebe byagiye bitinda hari amashuri yuzuye ariko turabona intebe zigikorwa n'inzego zibanze kugira ngo zijye uko intebe zuzura niko zagenda zijya mu mashuri ndetse dukorana na placement y'abana kugenda dushyira abana mu mashuri ubwo ibyo bivuze yuko ejo bundi abana baziga uko bari basanzwe biga Mari ku itariki 18 ubuce turimo turakora nk'inzego za Minisiteri y'Uburezi ndetse n'inzego zibanze dufatanya turimo turagenda tureba amashuri yuzuye tureba hari tugenda abana bakora ingendo ndende bazajya amashuri aya ngaya ubu turimo turakora ikintu kimeze nka distribution kugenda twimurira abana mu bigo bindi ariko ni igikorwa kitoroshye ni igikorwa dukenemo ubufatanye bw'ababyeyi by'inzego z'ibanze bw'abanyamakuru ntabwo wavuga ngo ibyumba 20 byuzuye gushyiramo abana kuwa mbere ni ikintu cyoroshye ni ikintu turimo dukora twese dukorera aho rero ni ukuvuga ngo uno munsi Minisiteri y'Uburezi nta makuru ifite ku mubare w'abana bagomba kuba bicaye mu ishuri kuwa mbere ku itariki 10 mu minsi nisigaye icyo kibazo nyine nuko kibaje neza nk'umunyamakuru n'ubu tugana ndi modoka turimo turava mu turere dutandukanye kugira ngo dukore gahunda y'uko abana bazatangira ariko icyo tubwira ni uko amashuri yose yubatswe abana bazayigiramo ariko biteganyijwe kandi dukora n'inzego zose kugira ngo amashuri azubatswe amashuri yose yubatswe azigirwamo n'abana ko yubakiwe abana ahubwo icyo dukora ni iki icyo dukora ubu ngubu turimo dushyiramo ibikoresho by'ibanze nk'uko mwahoze mubivuga reb yakoze placement z'abarimu kugira ngo abana batangire bari ku mashuri abana z'amasomo so uvuze ngo ntabwo tuzi imibare y'abana bazaza niyo kuvuga ngo twubatse ibyumba
tutazi ko abana bazabigiramo. Nicyo ndimo ntekereza, nimutubwire imibare ni ingahe? Ubundi niba twari dufite ubucucike wenda dufata urugero 80, 75 bikagaragara ko no kwiga muri gihe no kwirinda bigoye, uyu munsi abana bagiye gutangira ibyo byumbi 2022 byuzuye, ibigo 350 bishya byahanzwe, bizatuma mu ishuri tubonamo abana nibura bangahe? Nagushimije yuko projection twifuza cyangwa intumbero twifuza nuko byuri icyumba cyajyamo abana bari hasi ya 45. Kwabwira nti uko amikoro y'igihugu aboneka niko twongera ibyumba, ariko icyo twifuza nk'igihugu tuvuye ku bana 80 mu cyumba kimwe tukaba tugeze ku bana byibura tugeze cyoshyika ku bana hasi ya 45. Ni igikorwa gikomeye cyane cy'ingenzi leta yashoboye. Twemeze se ko ari 45 Benjamin, cyangwa tuvuge ko ari inzozi zizakabywa mu gihe kiri imbere? Twemeze yuko ari 45 kuko n'ubundi hari ahantu higiraga abana benshi n'ahandi higiramo abana bakeya. Uturere tugasanga ukurikije n'umubare w'abana ishuri ririmo abana 65 wajya mu karere kandi ugasanga harimo abana 40. Urakoze cyane. Reka tube tukuretse akanya gatoya turongera tugaruke mu kanya, wenda turagenda tunaganira, ahubwo tugaruke ku bijyanye na amashuri. Mutubwiye uko ateguye, mutubwiye ibikorwa byakozwe ni byiza, hanyuma kandi tunarebe abo bana nubwo bajya mu ishuri bakiga bazakenera iyindi myiteguro ku ruhande, irimo abarimu, irimo abantu bazabakurikirana kugira ngo nyine habeho guhuza ubwo bushobozi n'amikoro yashyizwe mu bikorwa binyuranye, ariko binahuzwe n'abantu bazunganira ayo mikoro kugira ngo umwana abone uburezi bushyitse. Benjamin, turakugarukaho mu kanya, ntuve ku murongo nta kibazo, turakomeza tugende tuganira. Hanyuma reka noneho twakira ahubwo Dr. Alphonse Sebaganwa, uyu ni umuyobozi wa REB, umuyobozi mukuru wa REB. Mu minsi Benjamin atubwira ati hari ibintu byakozwe byinshi, 22 by'ibyumba by'amashuri ni byinshi cyane, bivuze ngo abarimu baragombye kuba bakenewe uno munsi bahawe imyanya, twirengagije wenda ko hari n'abandi bari bakenewe na mbere bagombye kuba bangana nk'uku nguku, ariko mu makuru nahoze numvaga bagera ku 18, ntabwo bari bagera ku 22. Nkavuga nti ese turiteguye cyangwa hari abana batazabona abarezi, cyangwa se hari amashuri ataraboneka azagenda babona gahoro gahoro? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Abarimu tumaze gushyira mu myanya mu byiciro bitatu, ntabwo ari hari icyiciro cya mbere n'icya kabiri. Twashyizemo abarimu basaga 7,000. Twashyizemo abana basaga 7,000 mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, abarimu mu bakoze ibizamini. Hari abarimu bari barakoze ibizamini mu mpera z'umwaka mu kwa 12 kwa 2019. Hari n'abandi bakoze ibizamini mu kwezi kwa 7 kwa 2020. Abo ngabo rero nibo babanje kujya mu myanya, basaga gato 7,000. Igice cya gatatu cyangwa faze ya gatatu ni y'abarimu batanze ibyangombwa by'amashuri bize, cyangwa transcript cyangwa za diplome, bo ntibakoze ibizami. Noneho tureba amanota ari kuri izo diplome, ndetse n'uturere n'imyanya uturere twatanze. Twagomba gushyiramo abarimu basaga 22,000. Dushyiramo ibyo 7,000, hafi 7,000 nakubwiye bya mbere. Ejo bundi dushyiramo 17,000. Ni ukuvuga ubu dufite abarimu 24,000 byashyizwe mu myanya, aribo bagiye, bamwe baratangiye akazi, bamwe batangiye itariki ya mbere. Ibyo 7,000 nakubwiye bya mbere bagombye kuba batangiye akazi ku itariki ya mbere kwa 12. Aba bandi bazatangira akazi, bagombye gutangira akazi kuri uyu wa mbere itariki 18.
Arakoze cyane ati mu myanya hamaze gushyirwamo abarimu bagera ku 24 ariko mu minsi yashize twigeze kwakira minisita hano atubwira umubare wisumbuyeho byari mu 34 byari bikenewe icyo gihe muri rusange bose hamwe ibihumbi 34 nibo bari abakandida. Oya hari umubare w'abarimu bari bakenewe muri rusange mu gihugu hose nyuma yuko aya mashuri yose abonetse ibyuho byari birimo na mbere sinibuka neza umubare wambwe ariko wari hejuru cyane cyangwa ntabwo wari hejuru y'ibihumbi 24. Urakoze mukanya ndaje mbirebe neza ndabibona hanyuma noneho muti 24 byagiye mu myanya uyu munsi aba bantu bari mu myanya yabo barabizi ikibazo cyarakemutse cyangwa hari abantu wenda hari aho bitanoze neza hari aho bigikosorwa hari ibibazo birimo kugenda bikurikirana. Muri iki cyiciro cy'abarimu bari batanze ibyangombwa by'amashuri mu by'ukuri batakoze ikizame twari dufite abakandida 34,000. Abashyizwe mu myanya babaye 17,000. Abo ngabo rero bashyizwe mu myanya nibo bagomba gutangira akazi kuri uyu wa mbere bagomba gushaka uburyo wenda turabigarukaho bwo kugera ku kazi muri iki cyumweru abana bari gutangiremo. Iyo rero habaye igikorwa nk'icyo birumvikana ko hari abatishimira ko urabona hari ibindi 17,000 byasigaye bitabonye akazi. Abo ngabo rero nibo babaza ibibazo ati kuki giyewe ntabonye umwanya kuki abo nibo twatangiye kugenda dusubiza buhoro tubabwira tunyura kuri za media nk'izi tubasobanurira uko iyo placement yagenze. Yego. Hanyuma rero kare nahoze ndeba urutonde mbona harimo umwarimu ufite imyanya ine ubwo nabo bane barabarwa mu muntu umwe. Nge ushobora kuba warebye urutonde ibi byarabaye ariko byarakosowe. Ushobora kuba warebye urutonde wenda rw'ejo bundi byarakosowe kuko ibyakosowe rwasohotse none cyangwa ejo urwo narebye rwasohotse ejo ndumva. Hari urwasohotse ejo ndumva n'ubundi bamaze gukosora gusa ntabwo ari igitangaza ko urabona tufite abarimu hari abarimu twasanze barasabye imyanya mu turere turenga 10. Umwarimu umwe agasaba mu turere turenga 10. Ibyo byanadukoye n'umwanya kugira ngo izo duplication kuba hari abarimu batari bake bagiye basaba imyanya mu turere twinshi kugira ngo tubakuremo tusigarana akarere kamwe. Ubwo rero yabaye kwabaye kwibeshyaho umwarimu wenda umwe yahawe amashuri arenga 2 cyangwa 3 cyangwa nariko byarakosowe. Nicyo navuga kuri icyo. Minisiteri y'Uburezi yatangaje mbere ko ikeneye abarimu 24,410 mwatwe ko maze gushyira mu myanya 24 abandi basigaye bazashyirwamo ryari. Yes, navuze ibihumbi 24 mu by'ukuri ntabwo ari umubare uburungushuye bararenga gato ibihumbi 24 bageze kuri 24,410 bari bakenewe mbere batangajwe ko bakenewe igihe abarimo aya makuru yatangajwe igihe abarimo bagaragazaga ko bafite impungenge uziko ishyirwa mu myanya rya mbere ryateje ibibazo bisaba ko risubirwamo banahumuriza abantu bababwira ko abarimo bakenewe rwose ni benshi icyo gihe hari haradepoje abakoze ibizamini bari bake hataraza ino faze yo kwakira amadiplome yabo. Hanyuma uyu munsi abasigaye bazashyirwa mu myanya ryari. Nakubwiye ko nshobora kureba neza ya 7,000 nakubwiye birarengaho n'ibihumbi 17 nakubwiye birarengaho bashobora kuba bageze no kuri abo ngabo ariko igikorwa kiracyakomeza kubera ko hari abarimu bavuye mu myanya bari bafite bazava mu myanya bari bafite nk'abarimu bigishaga primaire hanyuma hagati aho bari ba A2 hanyuma hagati aho bakiga bakagira za diplome bakagira za lisansi bakagira A0 cyangwa A1 abo barimu batanze ibyangombwa abagize amanota menshi kuruta abandi bahabwa imyanya ubwo kwabo ngabo bazava muri ya myanya bari basanzwe bafite ya primaire bashyizwe muri secondaire k'iyo myanya ubu ngubu tuvugana twavuganye n'uturere ko kugeza ku wa gatanu bazaba bamaze kuduha raporo y'imyanya abo ngabo bavuyemo kugira ngo mu cyumweru gitaha
nayo tuzayishyiremo. Hanyuma duhereye kuri aba barimu bamaze kumenya ko bahawe iyo myanya naho bazajya gukorera bakaba bahazi, mu bihe byashize twagiye tubona abarimu REB iha imyanya batsinda ibizamini cyangwa se batoranwa nk'abahawe akazi bakayiherezwa n'uturere bajya gukoreramo cyangwa ibigo bajya kwigishamo, bahagera abashinzwe uburezi mu turere bakayima amabaruwa hakaboneka izindi mpamvu zitandukanye. Kuri iyi nshuro tubyitege cyangwa cyarakemutse? Ni ukureba n'impamvu wenda bamwe batagiye babona amabarwa mu gihe cya vuba, niko navuga. Batubwiye ko hari ibyaterwaga n'ibyangombwa. Kuba dushyize umwarimu mu mwanya ntabwo bivuze ko ahita abona ibarwa imushyira appointment letter cyangwa se kontra. Kugira ngo abone iyo kontra cyangwa se iyo barwa imushyira mu mwanya, hari ibyangombwa agomba kuzuza, agomba gutanga. Hari rero abo basangaga hari batarabyuzuza bagatinda kubaha ayo mabarwa. Ariko twebwe iyo twashyize abari mu myanya, igisigaye ni uko batanga ibyangombwa kugira ngo ibyangombwa bisabwa umukozi wa leta wese kugira ngo bashobore guhabwa ayo. Tukiri kuri icyo ngicyo, hari abantu bigagaza PIAS, hari abantu bizeza ni Cavendish, bino nk'ibyo. Hanyuma barangije baraza barakora batsinda ibizamini, REB baha ibigo bazajya kwigishaho, bageze mu turere bati dokima zanyu hari ikiburamo, ntabwo muri ku rwego mwagaragaje ko muriho. Birazunguruka biza kurangira hasohotse ibaruwa ya Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yerekana ko abo barimu bemerewe, abo bantu batsinze ibyo bizamini cyangwa bari mu kazi bagahagarikwa kubera izo mpamvu, basubiramo abatsinze ibizamini bagahabwa imyanya yabo, bagahabwa umwanya wo kuzuza ibyo batari bujuje baburaga cyangwa batarakoze amastage, abenshi nicyo bashinjwaga n'ibindi bitandukanye. Hanyuma basubiyeyo basanga imyanya yabo tayari yaratanzwe. Uyu munsi aba barimu bari mu gihirahiro, biragenda bite? Bahawe imyanya, nyuma uturere tuti ntibikunda, Minisiteri y'Umurimo iti mubaha imyanya bazuza ibyangombwa, gahoro bahaye igihe cy'amezi 12, bagarutse mu kazi basanga imyanya yabo yaratanzwe. Uyu munsi barabigenza bate? Nabo barabarwa muri abo bahawe imyanya cyangwa bazasubira inyuma barebe abatarabashije kujya mu myanya yabo bongere bahabwa amahirwe? Uvuze za kaminuza ebyiri, hashobora kuba hari n'izindi. Izo ngizo nizo nyine abazirangijemo bagize ikibazo, kubera ko PIAS ni ibintu byasobanuwe igihe kinini, HEC yabire bisobanuye. Ntacyo cy'ingenzi no kuko byarangiye, birahuzwa gute n'akazi bari bahawe? Uko byarangiye rero, uko ubivuze simpamya ko ariko byarangiye. Rwanda yifite tuyisome. Rwanda yifite rwose hano. Abari bari mu myanya, abarimu bari mu myanya bitandukanye abarimu bari mu myanya batangiye akazi bitandukanye n'abari bahawe imyanya bayitsindiye batari bagatangira akazi. Abo barabigenza bate? Abarimu bahawe bari mu kazi bahawe igihe cy'umwaka kugira ngo buzuze ibyangombwa. Ibyangombwa ni ibiki? Nubwo uvuga stage, nuko A1 ya PIAS yagaragariye ko batari accredited n'intuze na HEC, kubera ko batari barakoze stage mu mwaka wabanje. Nicyo kibazo cyari iyi dosiye nyifite neza. Ntabwo nkeka ko ari ukubera ko batari bakoze stage gusa, ni ukubera ko au départ batari iyo niveau, iyo level itari yemewe gutanga. Bari bemerewe gutanga A0. Reka tugaruke kuri ya baruwa kugira ngo buri wese yiyumvemo. Ibaruwa yanditswe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo ku itariki 5 Mutarama 2021, yandikirwa abayobozi b'akarere bose. Impamvu yari ikoreshwa rya Intermediate Certificate Award cyangwa se Advanced Diploma, hamwe na Advanced Diploma A1 zitangwa na PIAS na CUR mu itangwa ry'akazi mu nzego z'imirimo ya leta. Iyi baruwa yavugaga ngo nshingiye kuri madamu bwana muyobozi w'akarere, nshingiye ku iteka rya perezida nomero 128/01 ryo kuwa 3/12/2020 ryerekeye gushaka abakozi ba leta n'amahugurwa ahabwa abakozi bagitangira akazi, mu ngingo yaryo ya 19 iteganya ibyangombwa bisabwa umukandida watsinze mbere yo gutangiza akazi. Mpereye kandi ku myanzuro y'inama yo kuwa 4, hano hejuru yibuke ko bavuze abakozi bagisabwa
ibyangombwa bisabwa umukandida watsinze mbere yo gutangira akazi. Noneho hepfo bavuga ko ngo iyi nama y'itariki enye z'ukwa gatandatu 2020 yahuje Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo hamwe na Minisiteri y'Uburezi hamwe n'inama y'Igihugu y'Amashuri Makuru ndetse na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba Leta kubirebana n'ikibazo cy'abanyeshuri bafite impamyabushobozi za Intermediate Certificate Award bahawe n'ishuri rikuru rya Protestant Institute of Art and Social Sciences cyangwa se PIAS ndetse n'abazihawe n'ishuri rikuru rya Catholic University of Rwanda. Hanyuma aramanuka hepfo aravuga ati nshingiye ku ibaruwa ariya twavuze hejuru umuyobozi mukuru w'inama y'Igihugu y'Amashuri Makuru yandikiye Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo nyuma yo gukora isesengura ry'impamyabushobozi twavuze zirimo za Intermediate Award cyangwa se na Advanced Diploma bari bahawe zitangwa na PIAS ndetse na CUR aho yagaragaje ko Intermediate Certificate Award zitangwa na PIAS ndetse n'ibindi byose. Turamanuka hepfo maze kubona ko hari abakozi bahawe akazi mu nzego za leta bashingiye ku mpamyabushobozi cyangwa Advanced Diploma zatanzwe na PIAS ndetse n'iri shuri rindi mbandikiye mbamenyesha ko abakozi bari mu kazi barinjiye hashingiwe kuri Intermediate Certificate Award Diploma cyangwa se Advanced Diploma A zatanzwe n'iri shuri na Catholic University of Rwanda ndetse na PIAS bahawe igihe cy'umwaka umwe amezi 12 bizarangira ku wa 31/12 kugira ngo babe bujuje ibisabwa ku myanya barimo. Hano baravuga ngo abakozi binjiye mu kazi. Uvuga ngo umukozi winjiye mu kazi ndagira ngo mudutandukanyirize. Ni wa wundi watsinze ikizamini akoherezwa agomba kujya gukora cyangwa ni wa wundi wahaye baruwa imwemerera gutangira akazi. No umukozi w'uvugwa hano. Hari n'abakozi barimo barangije mu myaka yashize. Reka tuanze duhere kuri icyo ngiki. Ndatangira aho ngaho. Nabo barimo nabo bararebwa n'iki cyemezo. Abandi nabahawe amabaruwa abashyira mu kazi. Abari batarahabwa amabaruwa ntibibareba. Abari batarahabwa amabaruwa abashyira mu kazi ntabwo numva bitabareba. Hanyuma rero ikibazo kikagira kiti niba bari mu kazi kandi nabo bameze nka babandi bagasabye bakanagatsindira nabo bafite ibibazo nk'iby'abagenzi babo basubijwe inyuma bahejwe kubera iki? Abari mu kazi nibo kubera ko ni n'amabura kindi izo mpamyabushobozi nta nubwo ari impamyabushobozi uko bazise babyumvise ntabwo zemewe n'inama nkuru y'amashuri makuru. Iyo A1 yabo ntabwo iri accredited, ntabwo yemewe n'iyo nama nkuru. Gusa byarabaye ko abo bantu binjiye mu kazi. Kuki batirukanwe se? Kuki bahawe akazi mu buryo batujuje ibisabwa bakagakora kandi ubwo niba hari icyo babura mu kazi kabo no kuvuga ngo hari ibyo batujuje hari n'ibyo badaha abana barera kubera ko bagombye kuba bari ku rwego abandi bariho. Hanyuma murahumiriza mubaha akazi muhumirije muranahumiriza mubemerera kongera igihe ariko abo mwahaye akazi nyuma yuko batsinze ibizamini mukabohereza no mu bigo by'amashuri icyo kintu ntimwakibonye ngo muvuge ngo hano harimo ikibazo mu byangombwa badepoje kuko ibyo barabidepoza. Hari ibyo badepoza rwose kugira ngo umuntu abe na ajye kuri ya list ibanza ajye kuri ya list ikurikira. Hanyuma uyu munsi umuntu amaze kubona ikigo bamwe biteguye kukijyaho barateze baragiye bagezeyo bati burya ariko ntabwo aya mabaruwa turi buyabahe. Aho ntabwo harimo injustice. Ntabwo mbonamo injustice kuba hari abinjiyemo mu kazi ikibazo kitaraba urwego rugomba kubona icyo kibazo kitararubona ntabwo bihita biha uburenganzira. Noneho aho ikibazo kimaze kumenyekanira ntibitanga uburenganzira bwo kuvuga ngo aho ikibazo kimaze kumenyekanira kubera ko hari abinjiye mu kazi imbere kitaramenyekana n'aba bagiye kwinjira reka tubareke binjire. Uvuga ngo mwabonye ikosa ryabaye mavuga mutereka turi kumere ritarongera kwisubiramo cyane. Arakoze cyane. Hanyuma rero ku bantu mudukurikiye bundabizi bamwe baranyarya ari iminota kishize tutaratwakira ndabakira turacyafite iminota babwira iminota dusigaranye 40 wongeye kubakira 0788 nimutuhamagare mutubwire mubaze ibibazo byanyu mfite ibitekerezo byanyu byinshi ariko ndagira ngo na telefone tutaza kuzimiriza muri izi message zanyu ndagenda mbivanga 0788 333 0100 nimutubwire ibibazo mufite cyangwa ibitekerezo mushaka guha
guha abayobozi bacu, hanyuma noneho tunabakire tuganira. Ariko kandi ndakira telefone ebyiri, nsome message ebyiri, tugaruke basubize gutyo cyangwa se eshatu. Aha, twagiye. Hanyuma umuntu wa mbere wohereje ubutumwa kansubira hasi kaho ntaza kugira gusoma ubwo hejuru bwabanje mbere ntarabusoma. Samaya na 39 timwiriwe neza. Ese umuntu ukeneye kubaza ikibazo Deje wa REB mu kanya mu kiganiro yabaza ubu ati nitwa Castro, nashaka kubaza ko ingendo zifunze kandi umuntu akaba asaba uruhushya kuri police ariko ntibaruduhe, ubwo ibyangombwa badusabye bizagera ku karere gute? Icyo ni ikibazo cya mbere, cyangwa se tuzabihageza ryari? Hanyuma uyu nawe ati muri iki kiganiro mutubarize REB, ese kugeza ubu abantu bafite batsinze examen y'akazi bagahabwa imyanya ariko bize muri piasi? Ngira ngo iki twamaze kukibaza abantu agisubije, ntabwo rwose nakwirirwa nongera gusoma iyo message. Ati mwiriwe neza, nitwa Damuru ntuye Nyagatare, nabazaga nk'abantu babaye president mu tundi turere bazajyana dokima zabo gute? Icyo ni cya kibazo kindi twari twahuje, ubwo message ndazongera kuko zose ziragaruka ku kintu kimwe. Ati sinivuze izina ku mpamvu bwite, ikibazo ni gute REB ivuga ko abantu batize uburezi bazashyirwa mu myanya ari uko ababwize barangiye, ariko wajya kubona ukabona abatarabwize nibo bashyizwe mu myanya, ababwize bamwe basigaye kuri waiting list, mu gihe short list yabemereye gukora ikizamini cyanditse hanyuma qualification zikaza zigaragaza ibyo bize. Urugero, kuri waiting list y'abakoze ikizamini tariki 15/7/2020 muri economy mu karere ka Gakenke. Ngira ngo icyo kibazo nacyo muracyandika. Urakire bibaho muracyandika, none mumara kucyandika tuze kureba abangaba baragaragaza ko hari abantu bize uburezi batahawe imyanya, abatarabwize nyamara bo bagahabwa imyanya yo kwigisha. Ikindi kandi muraza no kongeraho ikindi kijyanye n'icyo mwagaragaje ko nubwo hari abahawe imyanya batarize uburezi bagomba kujya kwihugura cyangwa se kwiga uburezi, mukaba mwarabahaye imyaka 2 bakaba babisoje. Reka tube duhiniye hano telefone. Ketre dialo. Allo. Reka tube duhiniye kuri ibyo bibazo ngira ngo ni 3. Abazagera mu turere bazagerayo bate, hanyuma nibyo bindi bibiri bongeyeho. Okay. Murakoze. Ikibazo nacyo cy'ingendo cyatekerejweho. Gusa icyo ntangira kuvuga nuko muri abo barimu bose twashyize mu myanya, icyagendeweho nuko twashyize mu mwanya dutangiriye ku karere umwarimu yasabiyemo. Umwarimu yasabiyemo akazi. Icyo kituha icyizere cy'uko atari benshi bari mu tundi turere. Turebye abo twashyize mu tundi turere bavuye mu karere kamwe tukabashyira mu karere katari akabo, ntabwo ari benshi ugeranije n'abasabye mu karere kandi tukabaha muri utwo turere, kuko yariyo niyo reference, nicyo twahereyeho. Ikindi rero nuko twavuganye n'inzego zibishinzwe ku byerekeranye n'abarimu bajya mu mirimo, ingendo hagati mu karere zo ziremewe, ariko n'abakrosinga cyangwa se uva mu karere ajya mu kandi yemerewe kugenda. Agombye kuba afite icyerekana ko ari umwarimu ugiye kuri ako kazi kandi ukora muri ako karere. Azagenda gute se ko nta modoka? Tuva turugera umuntu aravihuye ajya Gakenke, harabambwiye ko bimeze gutyo. Azavihuye ajya Gakenke ati ntago azabona imodoka imujyane Gakenke kandi wenda nta modoka yafite, azagenda ati? Ibi ngibi ni ikibazo kikiganirwaho, kuko nanone aho aba barimu bari ntabwo tuhazi. Aho bari hirya no hino mu gihugu bagomba kuva mu karere bajya mu kandi, aho bari ntabwo tuhazi. Ngube wavuga ngo hano hari abarimu bangana batya turabafasha kuri ubu buryo. Ninjiye muri studio nari ndiho mvugana n'umwe mu bayobozi ba RURA mugezaho icyo kibazo, ambwira ati yaba byashobokaga yuko baziranye hagati yabo bakaba bamenya umubare uva muri aka karere ujya muri aka, icyo gihe bafashwa kubona imodoka.
ubwo sibyo ntimubifite mwebwe karimwe mwahabajyanye rumva hari umuntu ukwereka ko wenda yasabye cyangwa mu byo bandika ntabwo berekana aho baba batuye mu madokima batanga aho batuye ntiyabahazi oya ntabwo aho batuye ntiyabahari bandika basaba bavuga ngo jewe nsabye kwigisha iki mu karere aka ntabwo bavuga ngo abo mutahaye mu turere basabye wenda ntibaherwaho barebwa abo twahaye mu turere abo mutahaye uturere twabo abo nakubwiye ko ari bo bake si mwabahera hose ubwo nakubwiye ko ari bo bake okay nta kibazo ubwo ngubwo abafite ikibazo kugira ngo bamenyekane bizagenda gute harabura iminsi ine kugira ngo abana batangire kandi abana bagomba gutangira mwarimu yageze ku ishuri yana biteguye bizagenda gute icyambere cyakozwe nuko ushoboye kugenda ashobora kugenda nta nkomyi afite icyangombwa cyerekana yuko ari umwarimu usanzwe wigisha cyangwa ari umwarimu wahawe akazi ahangaha ubwo ushoboye kugenda n'ufite uburyo agendamo kandi hari n'abava mu karere ka hafi bajya mu karere bava mu karere kamwe bajya mu kandi bitari kure cyane ejo dufite inama n'abandi bayobozi iki kibazo tuzongera tukigarukeho hanyuma rero abantu bahawe uburezi kandi bahaye kwigisha kandi batarize uburezi mu gihe hari abandi babwize basabye ariko ntibahabwa akazi byagenze gute abantu bize uburezi ntibahabwa akazi ni ukuvuga ngo dukora dutanga dushyira mu myanya abarimu batanze transcript cyangwa se batakoze ibizamini imyanya twayibashyizemo tubanje gushyiramo abarimu abari kuri waiting list bari barasigaye ku bakoze ibizamini icyo ni kimwe icya kabiri abari barize uburezi nibo bari priority uvuga ngo niba hari uwize uburezi utarabonye umwanya ntuvuga ko ibyo yize n'ibyo yasabaga kujya kwigisha bitari bihari reka nguhe urugero niba hari umwarimu wasabye kwigisha geography na histoire ibyo cyane cyane nk'iri somo ryagizemo ikibazo imyanya ni mike cyane mu turere imyanya uturere twatanze kugira ngo dushyiremo abarimu ni mike cyane kandi abize iri shami aya mashami ni benshi cyane ni ukuvuga ko umuntu wize uburezi wize geography yonyine ugaragaza usaba kwigisha geography ariko harakaba umwanya dufite akaba ari uwize geography na histoire kandi wize geography na histoire ntabwo yize uburezi uyu nguyu yize uburezi ariko ntabwo umwanya w'umacinga cyangwa uhura n'umwanya akarere kaduhaye kugira ngo dushyire mu munyeshuri aho niho honyine uwize uburezi atabonye umwanya kubera ko ibyo yasabye kwigisha bitari ku isoko ni icyo cyonyine urakoze cyane hanyuma hari undi wavuze hari ikindi mwagaragaje ejo mwavuze aho mwari muri cyangwa se n'umunyamabanga wa leta wabigarutseho agaragaza ko abarimu batize uburezi ariko bahawe kwigisha bagomba kugenda bakiga uburezi kubera iki babahaye imyaka 2 bakaba bonye mu byo bize kugira ngo bakomeze akazi barimo bagomba no kwiga n'ubwo burezi nibyo kandi biroroshye ibyo bize content cyangwa contenu barabifite ariko uburyo bwo kubyigisha nibwo ministeri izabafasha kugira ngo babyige ariko bari no mu kazi iyo program isanzweho mu mashuri makuru dusanzwe dukorana URCE your postgraduate diploma isanzweho kandi abarimu bakiga weekend bakiga mu biruhuko nyuma y'imyaka 2 bakabona iyo degree ya education hari umuntu wambwiye ati Hero Anne n'abakurikiranye muri icyo kiganiro utubarize rebu uti igituma bize early childhood education muri kaminuza ko bari bashyizeho imyanya muri general education na TVT cyangwa se RP ko nta numwe bafashe byagenze gute abize early childhood education muri kaminuza
ubundi muri kaminuza abize iri shami ubundi bagombye kwigisha muri abanyeshuri bari muri za TTCs mu makoleji yigisha inderabarezi. Nuba mu makoleji afite abana bariho biga kuzigisha, ariko kuzigisha mu mashuri y'incuke ndetse no mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Ko nta numwe mwafashe habaye iki? Iyo myanya ntayihari ku isoko? Iyo myanya ntayatanzwe. Ubango rero ntabwo abahari bayiri. Twebwe ntabwo ntabwo dushyiraho imyanya itangwa n'uturere ikurikije za besoin ziri mu mashuri. Iyo myanya rero ntabwo yatanzwe. Arakoze cyane. Ketire Diallo. Aha, yungu yaragiye ati he ane dore ibyo numva wambariza nimba ntibeshye impamvu gusaba kurenganurwa. Niba wanditse ibaruwa ndakurahiye ntabwo ndibuze kuyisoma. Ibaruwa sinayisoma ni nini cyane, ugerageze uhine ibibazo birimo ubyandika bari byo dusoma, ariko ntabwo nasoma ibaruwa yose rwose. Urumva ko nawe nyine ntabwo umwanya ntiwadukundira. Hanyuma Ketire Diallo. Hello. Wiriweho? Mwiriwe neza. Ikibazo cyanyu cyangwa igitekerezo cyanyu? Murakoze cyane, twa Jean d'Amour mwise neza. Mbere na mbere ndamanza gushimira leta yagabakoze ibishoboka byose bigabanya ubucucike mu mashuri. Ndamugushima ni byiza, ariko niba wenda ari ugushima gusa reka dufata mfite n'ibibazo by'ingenzi bibiri byonyine. Ikibazo cya mbere bibiri, urabaza bibiri gusa. Kigendanye no kuntu REB itanga amatangazo ariko nyuma ugasanga yisubiyeho, ugasanga ibyo yakoze bitandukanye n'amatangazo yatanze. Urugero? Iriye tangazo baratanga amatangazo bati ishyirwa mu bikorwa gushyira abarimu mu kazi n'izajya ibikora, ariko wajya kureba ugasanga byakozwe n'uturere, aho ushobora kubona yuko umuntu ufite amanota runaka mu isomo runaka yasabyemo akazi, ugasanga mu karere yasabyemo akazi ntabonye umwanya, mu kandi karere hagiyemo abari munsi y'amanota afite. Ni ukuvuga ngo wowe uremeza ko REB atari yo yashyize abarimu mu myanya, abarimu bashyizwe mu myanya n'uturere? Ibyo byo nkurikije uko gahunda imeze n'uko bihagaze, ibyo ndabyemeza. Ushingiye ku kirere? Nshingiye urugero, ushobora kuba yarasabye umwanya wo kwigisha mu karere ka Gicumbi, ni urugero wenda kwigisha Igifaransa n'Icyongereza. Mu karere urugero mu karere ka Rulindo ugasanga hari abagiye mu kazi, uwasabye uwohereje ibyangombwa mu karere ka Rulindo afite nk'amanota 70-30, ugasanga undi wahawe akazi mu kandi karere yabonye amanota, afite amanota makeya kuri wa wundi yabonye akazi. No kuvuga ngo kandi ibyo ukabona REB itabikora, bikorwa n'uturere. Ngendeye kuri ibyo ngibyo, kuri urwo rugero. Ese ubundi Damu, ikibazo cyawe ni uko byakozwe n'uturere atari REB? Ni uko byakozwe cyangwa ikibazo nuko hari abahawe akazi bafite amanota make ugereranyije n'abandi bakabuze? Urakoze cyane. Urakoze, icyo barakigusubiza, sibyo? Yego. Ikindi hari gahunda yo gushyira abarimu mu kazi, nibyo ni nziza, ariko ugasanga ije nyuma abana barajyanwe mu mashuri, tukibaza tuti ese nibamanza kureba ko umwana ugiye ku ishuri arakira bwa burere na bwa bumenyi akwiye, aho kugira ngo agende ajye ku ishuri ategereze mwarimu. Hari aho byabaye urugero, ubu ngubu abana baratangiye bari ku mashuri bamwe ingeri ya mbere, kuri ubu ngubu barimo gushyira abarimu mu kazi, bivuze ko hari abanyeshuri bari ku ishuri batiga amasomo runaka. Urakoze cyane. Yego. Damu arakoze, abajije ibibazo bibiri, ndagira ngo tubisubiza dukomeze, kuko ninza gufata byinshi ntitubisubize byose birambere ibibazo. Ati hari abantu bafite amanota make, nahoze narabibona kuri Twitter abantu benshi babishyizeho, ugasanga umuntu ashyizeho n'amanota ye agaragaje n'abandi bahawe akazi n'ibyo yasabye akashyiraho na kopi n'amabaruwa yari yanditse, ukabona ko hari ufite amanota menshi, useye ko aho byatangiriye rimwe riba menshi 30 akaba make giye bisigaye bimvanga, ubwo ariko bo barabizi kubisobanura. No kuvuga ngo uyu munsi hari abarimu bafite amanota makeya
bahawe imyanya hari abafite amanota menshi bayibuze. reka nongere ngisobanure. Ifasi si ubona uko umuntu yavuga. Uturere twatanze imyanya. Twatanze imyanya yo gushyiramo abarimu. Sibyo? Abarimu nabo ba applyinga cyangwa basaba imyanya bagaragaza ibyo bize n'ibyo bashaka kwigisha. No kuvuga ngo twahereye twafashe abarimu mu karere akanaka basabiyemo akazi. Bahasabye akazi. Turabarankinga, tubavuga ngo kuva kuwa mbere wagize amanota menshi kugeza kuwa nyuma mu karere akangaka. Abo barimu tugerageza guhuza ibyo basabye kwigisha n'ibyo akarere n'imyanya akarere yatanze, akarere katanze. Iyo tubihuje harabwo akarere kagira abakandida benshi kuruta imyanya bafite. Bakaba bafite abakandida 1000, bafite imyanya 200, sibyo? Hagasigara abakandida 800 badafite imyanya. Ubwo ngubwo iyo ni base duheraho, mu kuvuga muri buri karere gafite abakandida bako. Abakandida basabye mu karere kanaka bakurikije imyanya irimo. Nta muntu wundi wakagombye gusaba mu karere karenze kamwe, nubwo harimo ababikoze. Nuvuga rero ngo twagombaga gufata muri buri karere abakandida bari muri buri karere, tukabanza dukurikije amanota bagize kugeza kuwa nyuma tugaca umurongo. Icyo nakubwiraga rero nuko hari uturere twari dufite imyanya mike n'abakandida benshi. None se ubwo aho ngaho rero mpagize ikibazo nanjye. Ndambaze ndangize. Tukiri kuri ako turaza kugera ku yindi ngingo wari ugiye gukurikizaho. Nuvuga ngo mwafashe urutonde rwasabye, dufate muri Nyarugenge twicayemo. Bamuti abarimu basabye muri Nyarugenge ni 50 n'urugero. Abarimu 50 kandi nubwo basabye bose muri Nyarugenge ntabwo banganya amanota. Hari ufite wenda 80% bifate gutyo, hari ufite na 60. Hanyuma ariko hari abarimu basabye muri Kicukiro. Kicukiro ifite imyanya 10 ariko hasabye abarimu 80. Muri abo 10 babanza bose bari mu manota 90. Ariko hari abandi bari muri 80, 70, 70 batazabona imyanya muri Kicukiro. Mugarenga mugafata muri Nyarugenge umuntu ufite 60, muri Kicukiro mufite umuntu ufite 80. Kubera iki? Kubera iki? Nukuvuga ngo iyo utabikoze gutyo, nta wahera hehe ushyira abarimu mu myanya. Wahera ku manota yabo. Icyo kintu cya mbere mwari mwavuze, wenda n'ibindi bigenda bikurikira. Ku manota yabo se ukahera hehe? Tuvuge ko dufashe ku rwego rw'igihugu. Ubwo nicyo ushaka kuvuga? Ku rwego rw'igihugu. Tutitaye ku karere na kamwe. Nicyo bivuze? Yego. Ibyo ngibyo ntabwo cyangwa mwiyorohereje akazi. Byari gushoboka. Nuvuga ngo nibyo byari bitworoheye ahubwo. None se kuki mutabikoze? Kuko ngiye mbibona nka injustice, bose bashaka gukorera Ministeri y'Uburezi. Barashaka kuyobora gukora munsi yanyu nka REB. Barashaka gukora mu burezi bw'igihugu. Umuntu niba atabonye umwanya mu karere yasabyemo ariko afite amanota meza, afite uburenganzira bwo guhabwa umwanya handi, kuko ya manota akenshi ntabwo ari buri gihe, ariko akenshi yerekana umuntu ushoboye kuruta uwagize make nyuma ye. Navuze akenshi, siko bigenda buri gihe, ariko akenshi niko biba bimeze. Niba rero hari umuntu ufite amanota 80 cyangwa 70 ntahabwa akazi, uwa 50 cyangwa hari nayo nahoze mbona 12, sinzi ukuntu muyabara buriya, nkibaza aba bantu wa mugani ntabwo hano ari injustice se, uwo muntu nawe mugendera ku manota yazize iki? Icyo nacyo ni ikibazo, kubera ko ni ikibazo cya kutamenya, wenda kutagira amakuru mu buryo twakoresheje, ari nabwo dusobanura. Hari iyo dufata ku gihugu cyose, n'ubu ngubu izo claims turazifite kubo twashoboye gukura mu karere bamacinga bafite amanota, bafite bahuje n'ibyo n'umwanya uhari mu kandi karere, nabo barahari. Kuko umuntu yasabaga umwanya
watanzwe n'akarere akangaka, yasabiraga mu karere akapurayinga umwanya watanzwe muri aka karere. Ntabwo yapurayingaga ku mwanya uri mu gihugu. Ariko hari uturere twahuzaga imyanya. Byanze bikunze. Ntacyo, reka tubyihorerwa. Muraza kutubwira none se byagenze gute kugira ngo abantu babe barasabye mu turere ariko ntiba bari two bahabwa. Byari kuba wenda cyari kuba ari kimwe muvuga muti uturere wasabyemo nta myanya irimo, bityo nta n'umwanya twaguhaye. Ariko niba hari abandi bahawe mu tundi turere, biragaragara uko mbyifuza. Reka mbikubwire, niba ariko wenda bidashoboka, ntabwo ari ntabwo nkora ako kazi kanyu, mushaka kuba bidashoboka. Numvaga je mwavuga muti mu gihugu dukeneye imyanya ingahe, wenda 20,000. Okay, imyanya 20,000 mu bantu badepoje bahura neza n'ibyo twifuza bangana bati, mukabara ku manota mukabaca akarongo. Mwanya mukamama muti okay, aba bantu 30 bari basabye mu karere ka Nyarugenge, ariko mu karere ka Nyarugenge harimo imyanya 20, aba bandi 10 basigaye turabashyiraho. Mu karere ka Kicukiro hari hasabye abantu bangana gutya, ariko nubwo barimo amanota bafite bano ari munsi y'abandi twasaguye kuri ya liste yo hirya, mukagenda muri inkinga. Numvaga je ariko byagenda nta no warekrama, kuko aho utasabye, aho wasabye ntiwahabonye kubera ko wahabonye yakurushije amanota, wagiye ahandi wenda byegeranye birashoboka, cyangwa wagiye kure kurusha kuko aho byegeranye nta hahari. Hakazaba ikibazo kivuga ngo nyamwanjanye kure sinzajyayo, hakajyamo ndi ko pending list muyifite. Ariko ibyo twarabikoze. None se reklamasiyo ziri kuva? Reklamasiyo ziri kuba afite amanota makeya ugeranije. Ntabafite menshi barekrama. Ugeranije n'abafite amanota menshi muri ako karere. Allo? Allo? Oui. Miriwe neza. Mwiriweho. Murakoze cyane, nanjye ndi umwe mu bari batanze amatranscript mu gushaka akazi k'ubwarimu. Uherereye he? Herereye mu karere ka Gasabo. Imirongo. Ariko ibyo umuyobozi ari gusobanura bitandukanye cyane n'ibyo n'amakuru yacu tujya gushaka akazi utanga transcript. Bababwiye ngo iki rero? Batubwiraga ko ibyo yabahereye avuga ko imyanya akarere kamaze kuyitangaza ko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Aya byagenze bite? Batangaga amatranscript batubwira ko bazarakina bahereye ku rwego rw'igihugu. Nta karere kari batangaza umwanya bavuge bati aha naha umwanya. Nuvuga ngo ntabwo mwadepoje muvuga ngo ngo hano twahabonye imyanya 10 none genda sabuyo. Aya mwasabye ku rwego rw'igihugu. Batubwiraga ko tugomba gutanga dokima muri buri karere akariko kose ugatangamo dokima zawe bakaza. Ntabwo wagaragazaga aho ushaka kwigisha se? Ni ukuvuga ngo baravugaga bati gutanga transcript, kuko ndabyibuka icyo gihe twari nta nubwo ingendo zari zemewe. Bavuga bati mwebwe umuntu wese akarere kamwegereye bazashyireho dokima ye. Ibyo by'imyanya rero kuvuga ngo badepozaga bitewe n'imyanya twabonye mu karere, ntabwo ariko byari bimeze. Barimo baradupfunyikira cyane rwose. Urakoze. Arakoze yati Annette, abo bagabo barimo barakubeshya rwose. None se umugani wawe ko abantu bagiye babohereza mu tundi turere, ibyo bavuga ntabwo ari byo. Gakenke nzu watsinze ikizamini cyaje wo kubera ko ari cyo cyatanzwe igihe twakoraga examen kandi afite A0. Hanyuma ati muri histoire na jeo, none hari abatanze transcript reb yahaye akazi uwo muntu wakoze examen kiraho mu kavuyo pe rwose arahari, bambwire mubahe, kandi yaratsinze kandi ari kuri pending list. Abatanze transcript bahawe akazi wari aho ngaho. Muratubariza mubatubarize muti kubera iki? Ati rero je nabonye akazi muri faze ya mbere, yatangiye akazi natangiye akazi le premier kwa 12, hanyuma na sezi akazi aho nigishaga Gakenke mpita ntangira akazi tariki 5 z'ukwa 12 Nyanza. Abandi barahembwe kugeza ubu abarimu bashya ntiturahembwa. Batubariza uti murabaziza iki ko bavuze ko bazaduhemba uku kwezi kutazarangira tudahembwa y'ukwa 12, ubwo tuzayahererwa rimwe ari amezi 2? Yego, igisubizo ni yego. Kubera iki batinze guhembwa ukwezi kwa 12? Batinze guhembwa kubera ko iyo ubwa mbere bwo ntabwo impapuro bazihawe. No kureba ngo impapuro bazibashyira mu kazi. Babyanditse tariki ya 1 z'ukwa 12. Izo niko handitse. Zanditse bazihawe nta numwe wahaye urwandiko kuri iyo tariki. Bazihawe nyuma.
tariki zingana nyuma y'iyo tariki, mu matariki 10 na nyuma yayo. ubwo si tariki urwandiko rwasohotse tariki 10 rwabagezeho tariki 10 rwarakozwe ryari, rwarasinywe ryari, rwasohotse muri aho rusohoka ryari, rugera kuri bande kugira ngo urwandiko rugere ku mwarimu uri Gakenke tariki 10 rwagombye kuba niba rwarasinywe nko ku itariki nk'eshanu. Erega bazihebwaga mu karere babonyemo akazi. Yego, kuko niho banatangaga. Umuntu ufite ibaruwa yamushyize mu kazi ayifotora yitwoherereze, biroroshye. Mushyira kuri Twitter cyangwa kuri WhatsApp yacu 078833. Erega ndavuga ko amabaruwa bayabonye yanditseho yego itariki 1 z'ukwa 12. None se wakoze ya mabaruwa kuki atashyize tangiye n'uburyo bwo gukora imishahara yawe? Yego, hanyuma bisaba yuko hategurwa iyo mishahara, uturere dutegura imishahara. None se habuze iki? Umukozi uri mu kazi kuva tariki ya mbere agera ate uyu munsi ku itariki 13 agera ate ku itariki 44 atarahembwa? Tariki 44 30 z'ukwezi kwabanje na 13 z'uku nguko turaziteranyije. Bigenda gute? Cyera bajyaga abwira abantu ngo abantu bahembwa ngo 45 mujo. None bano bageze kuri 43 byaragenze biti? Uturere twabanje kurindira yuko ntabwo twatangiye rimwe mu byukuri aya mabarwa bashyira mu myanya, babanje kurindira ko baha aya mabarwa bashyira mu myanya abarimu bose, kandi siko babahereye umunsi umwe. Nibura se hari uturere twabahembye twabakoreye imishahara ikarangira, nshimye ko batabitangiye umunsi umwe, kuki bikidindira kugeza no munsi bose batarabikora cyangwa benshi muri bo. Nkobo hari abantu bambwiye batuzatubarize Rulindo, Gicumbi, bamaye liste ndende. Nta karere na kamwe karahembwa. Voilà, niba bataratangiye amabaruwa rimwe abakozi bakaba bataraherewe aya mabaruwa, kuki bose bategerezanyije kujya kuri 43 batarakora imishahara y'abakozi? Imishahara y'abakozi igira hari ibyangombwa bisabwa, bo baba barabitanze ubwabo, ariko kubera ko barindiriye ko bose bahabwa ayo mabaruwa hanyuma bagakora ibyo bitabo bita plasma. No kuvuga iki gihugu cyose, abarimu mu gihugu cyose, ariko muri iki kiciro cy'abatangiye buri karere kategereje kagenzi unubanga kabikoze mbere kadindijwe na niba akarere kari gafite abarimu 200 reka tuvuge, ntabwo bose baherewe amabaruwa umunsi umwe, bayahawe mu minsi ngahe kugira ngo tugende ku bintu bifatika. bashobora kuba barayahewe mu minsi itandukanye. Reka tuvuge ko bayahawe kugera mu minsi 10. Yego. Kuki uwo muntu wakorewe ibaruwa imujyana mu kazi, umuntu yakoze ikizamini ko imujyana mu kazi, bigera ku itariki 10 umaze kumenya ngo abarimu 500 nagomba guha amabaruwa 300 bamaze kuyafata, kubera icyo umuntu wubahirije amabwiriza adindira agategereza umuntu utarayubahiriza. Niba ibaruwa zaragomba kuza gutorwa ntageyo, jewe ntegetswe kumutegereza kuzageza igihe azatekereza ko agomba gufata ibaruwa, hanyuma nkakererwa nkabura umushahara. Ese ubwo mutekereza ko abarimu nk'uwavuye Huye akagiga Gakenke abayeho ate? N'udufaranga duke bahembwa niba bataduhererwa igihe. Je mfite icyifuzo kuko ndabizi iki gisubizo ntikiri bubonekeremo hano, ariko mfite icyifuzo wenda haza kuba umuntu muri local government wenda ari kutwunganira ko bikorerwa mu turere, ariko kandi ntabwo ari igitangaza cy'uko aba barimu bazahembwa aya mezi 2. Uravuze ngo ntabwo ari igitangaza ko umuntu akora ukwezi kugashira ukundi kukagera hagati atarahembwa. Kuba harabaye gutinda mu turere nta gitangaza kirimo, kubera ko igituma nivuze ngo nta gitangaza kirimo, kubera ko aba barimu uburyo bagiye mu myanya, kandi aribwo bwa mbere bari binjiye muri system, hari ibintu byinshi byagombaga gukorwa kugira ngo bashobore guhembwa. Nyakubahwa Deje, ntabwo ari ubwa mbere ikesi bayo gutinda guhemba abarimu, byarabaye ku baganga, byarabaye ku barimu. Nibuka abantu baje hano rwose baratakamba bavuye za Nyagatare, intara y'Uburasirazuba, icyo gihe nibe abantu bari baturutsemo ari benshi. Abarimu igihe cyashize njyewe nko mu mwaka ushize cyangwa imyaka 2 ishize mushyira abarimu mu kazi nabwo, ni ukuvuga ngo buri gihe uko habaye abantu bashya binjira mu kazi iki kibazo kiraba. Noneho giye nkavugane iyo aba byashobokaga ko akarere kavuga, hari umuntu watubwiye ngo kera akarere ndanakavuga akarere ka Kicukiro ngo byigeze kujya bibaho gutya. Umuyobozi w'aho karere arababwira ati murabizi abantu bose banyurwamo mu ntoki, umuntu wese ufite icyo ari bukore kugira ngo uriya mwarimu abone umushahara. Igihe cyose uriya mwarimu atarahembwa ntabwo wazahembwa. Uzi ukuntu uwo mwarimu yambwiye ati twahembwaga tariki 20/18 kuko wa muntu ntiyahara umushahara we. Mu yandi magambo abenshi baranavuga bati uzatubarize abantu bashinzwe kuduhemba mu turere badufata nkaho nta kamaro tumaze, kandi ari twe dutuma babaho kugira ngo nyine bazaduhembe. Mu yandi magambo kuki hatabaho ibihano
bihabwa kuko njye mbona ari uguhemukira umuntu nako nuko umwica ahagaze. Umuntu ahembwa amafaranga make ntayaherewe igihe arategeka kujya kwigisha, si ubwo umuntu azagenda imbere y'umwana yasizewe batariye inzi itishyuye nta tike afite abiri byuya atekereze gutegura isomo yigisha afite akanyamuneza atanga uburere tumukeneyeho koko. Ariko rero abarimu basanzwe bari mu kazi hashize igihe kitari gito imyaka bahembwa mbere y'itariki 25. Abakajemo bihangane abasanzwe bari mu kazi abakajemo ubu iki kibazo cyabaye gishobora kuba cyaratewe n'impamvu nyinshi, ariko ngira ngo ababishinzwe bose bazagerageza gukora kugira ngo aba bandi binjiyemo ntihazabeho iyi retard yabaye kuri aba. Ariko kugira ngo twice Gitera dukeneye kumenya ikibimutera kikabanza kikava mu nzira. Kubera iki ibintu byirepeta? Kubera iki abantu bajya mu kazi nibura wavuga uti wenda 30 irageze ntibahembwe, niba abandi bahembwa kuri 20 kangahe 30 kagira ntibahembwe, basi mu matariki 5 10 y'ukwezi gukurikira rwose mutware twaratinze ariko 10 bigeze kuri 13 nta n'igisubizo bahabwa. Ikintu giteye agahinda nuko umuntu ugomba kuguhemba ntabwo ari faveur, ni droit zayo guhabwa umushahara wakoreye. Ariko barahubwira bati utubarize kuko nta nuwo tubazanga dusubize, baratubwira ngo mutegereze. Gutubwira umuntu gutyo utamusobanuriye impamvu ikintu cyabayeho unamwiseguraho kuko waramuhemukiye, bigenda gute rero? Igitera ni iyihe? Gendagira ngo rwose deje kubera ko bari abarimu nimwe mwabahaye akazi, mu by'ukuri baradepoje nimwe mwabashyize mu myanya, nimwe mwaboreje mu turere. Uturere ubwo mutubwire mu tuturere twe n'uturere ntabwo dukorana, twe n'uturere ntituzi impamvu bafite, uturere ntitwiye batubwira bati twe twagize impamvu izi n'izi, tubimenye ko uturere twigenga. Mwarimu narenganwa bijye bireba akarere rebu ntizemo. Jya makuru nabonye nibyo nakubwiye yuko aba barimu ntabwo batangiye ibyangombwa bituma bahabwa aya mabarwa, ntibabitangiye rimwe, bashobora kuba bamwe muri bo bataranabitangiye ku gihe. Kandi abarimu mu karere ntabwo bakora plasma, ntabwo bategura imishahara y'abarimu bamwe ngo bamwe bazahembwa ukwezi, abandi wenda bashobora kuba baratinze gutanga ibyangombwa kugira ngo babone aya mabarwa bazahembwa ukundi kwezi. Nkeka yuko rero habayeho gutinda gutanga bimwe mu byangombwa kugira ngo babone izi mpapuro, ntibabitangiye rimwe. Mu by'ukuri niko nibaza, nako siko nibaza niko byagenze. Ariko ikiza nuko ku kwezi bazahemberwa rimwe ayo mezi abiri. Nataza deje babyizera 100% se cyangwa ni promesse bazabara isohoye? Aba batangiye itariki 12 ni promesse 100%, nta mpamvu yatuma batabona aya mezi abiri. Ntacyo reka duhinira haketire dialogue. Uyu aragiye. Hari umuntu abaje ikibazo ati iyo mwohereje abarimu nyuma bakajya kwigisha abana bamaze igihe bari ku ishuri kandi isomo batararyize, isubwo ntabwo baba barimo kudindira abana, ntibyaba byiza mu gihe mwohereza abarimu bakahagerana kare bakanitegura nk'ubiyi pressure bariho murizera neza ko bazaba bageze mu kazi ku itariki 18 nk'uko koko mubyifuza abana bakahabasanga? Turabyizeye, turashyiramo n'imbaraga kugira ngo aba barimu n'ibyangombwa bagomba gusangamo mu mashuri, ibyangombwa babisangemo, ari ibitabo, ari n'ibindi bikenerwa kugira ngo bige, babisangemo kandi nabo bahari. Turabyizera ko bazaba bahari ku itariki 18. Ati mwiriwe neza Anne, mutubarize uti kuki badaha akazi abantu bize siporo kandi mu turere twarashyize hanze imyanya isaba abarimu ba siporo. Abarimu ba siporo ati ndetse hari n'abadepoje kuri uwo mwanya ariko byagera hejuru kuri rebu ntibatanga akazi kuri abo bantu, biterwa n'iki? Urugero mu karere ka Gisagara, Gicumbi, aho hose mvuze hari imyanya irenga 5 ya siporo kandi ubu tuvugana hari abantu batanze ibyangombwa kuri iyo myanya, ariko igitangaje nuko muri abo bose nta numwe bahaye akazi. Ese biterwa n'iki? Agira icyo abivugaho hanyuma dusobanukirwe. Haramutse iyo myanya, haramutse hari akarere katanze iyo myanya ya siporo, hakaba hari abakandida bakwalifyinga kuyijyamo, ntibabe barashyizwemo, icyo gihe uwo muntu yatanga, hari email twatanze ya claims
yatanga icyo kibazo nkuko abandi bariho batanga ibibazo bitandukanye tukaba twakireba kuko ntabwo byumvikana ko akarere katanze imyanya hanyuma hakabura ya siporo hakabura n'umuntu hanyuma hakaba hari abakandida bakorifayinga hagira umuntu n'umwe ujyamo yaba ari era. Hanyuma rero uyati abarimu baradusugura kandi buriya biba bigoye ko wakora iminsi 60 utahembwe uzigisha utese ushonje gusa abaduhemba nta bana babo twigisha akenshi usanga bataniga ku bigo twigishaho usanga nta mpungenge bafite umwana wa rubanda napfunyikirwa we ntacyo azahomba ariko mu by'ukuri baratubangamira. Hanyuma ati ko itegeko ryagaragazaga ko umwarimu agomba gukorera hafi y'umuryango we ariko uyu munsi hakaba hari birasimbutse hafi y'umuryango we none mumbarize niba uwo mwahaye akazi kure nka Rusizi akaba amaze amezi 2 atarahembwa none ubu yabonye ikigo hafi y'umuryango hari icyo byaba bitwaye ko yaza agakorera hafi y'umuryango we ahandi akaba yahasezera hagahabwa wenda uhegereye cyangwa wakwihanganira kuhajya. Murakoze. Izo claims twarazibonye twari sabye yuko bihangana placement irimo twaraye mu by'ukuri dusa n'abasoje ikarangira noneho bakatanga ibyo bibazo tukareba uburyo twabafasha. Twari twanasabye uturere twabasabye ku iyo flexibility mu karere kamwe ariko imbere ko gashobora gufasha abarimu bashobora guhinduranya imyanya mu turere mu karere kamwe ariko bibaye noneho mu karere kamwe within imbere ngo nta wava Rusizi ngaze Huye cyangwa ze Gasabo. Ibyo ngibyo nibyo mvuga ko batwandikira tukazareba possibilité yuko uko guhinduranya kwabaho nta kazi gapfuye ariko twari twasabye yuko ibyo byabaho ari uko turangije gahunda ya placement kandi dusa n'abayirangije. Uvuga ngo iyo claim rero azayishyireho hanyuma tuzayige hamwe n'abandi. Ati mwiriwe jewe na depoje muri Gasabo ku mwanya wa comptable mfite A0 muri accounting natunguwe nuko bahaye akazi abantu bafite amanota 76 na 77 mu gihe gihe mfite 79 n'ibice 45 nkaba narabuza ku kazi. Ubwo bansobanurira ko byagenze bite ko nasabye muri Gasabo kandi ko bagahawe badafite amanota menshi kundusha. Ibyo ntabwo byaba ari byo. Yarasabiye muri Gasabo umwanya yasabyeho ukaba uhari hakaba hari umuntu wahawe umwanya muri Gasabo bize bimwe baprayinze kuri bimwe akaba murusha amanota icyo gihe ya claiminga akerekana icyo kibazo kigakosorwa kuko ntabwo byashoboka. Arakoze cyane. Ibibazo byo ntabwo biri bunarangire ndabona ubutumwa ari bwinshi cyane kuri Twitter ndimo ndabibona nkagerageza kubihuza n'ibyo mbona hano. Getre Dalo mwiriweho. Ego urinde uherereye hehe? Ndacyayisenga ndi Burera. Nanjye ndi umwe mu badepoje noneho ngiza n'amahirwe baramfata. Ariko ikibazo ndi kugira mbaze nuko twadepoje mu turere twadepojemo ariko baduhaye kandi noneho cyo nicyo kibazo ni kuki bataduhaye mu turere twadepojemo. Ikindi kibazo none ko baduhaye kure nk'ubungewe bampaye Gasabo kandi ndi Burera. Gasabo ya Kigali? Gasabo ya Kigali. Hanyuma iki ngewe ndi Burera none ukashizaho n'iki cyorezo cya COVID. Ibyangombwa bari kutubaza bakatubaza kuri 15 ngo bizayo byahageze. Tuzabyohereza gute? Zagirayo gute? Ikibazo ubwo ufite ikibazo cyo kuzagezaho ibyangombwa cyangwa ugifite ikibazo cy'uko ari kuri cyangwa byombi nibibe? Ari ingendo urukona nyine niguma mu karere. Ntabwo byoroshye kubona imodoka. Urakoze cyane. Ari kubanga imodoka ndagendaga kugera aho wagerayo. Urakoze. Naam. Ati ese abantu batatanze dosiye zisaba akazi bitewe nuko kaminuza bigagamo zari zitarakora graduation ngo abantu babone ibyangombwa none ubu graduation zikaba zarabaye na diplome zarabonetse bashobora guhabwa amahirwe yo gutanga dosiye kuri iriya email mwatanze? Ntabwo numvise neza. Mu gihe abandi batangaga dosiye bo ntabwo babahaye iyo myanya nako ntabwo baje ngo badepose nk'abandi bagize ikibazo rero. Ati ese
abantu batatanze dosiye zisaba akazi bitewe n'uko kaminuza bigagamo zari zitarakora graduation ngo abantu nabo babone ibyangombwa. None ubu graduation zikaba zarabaye na diplome zarabonetse, bashobora guhabwa amahirwe yo gutanga dosiye kuri iriya email mwatanze. Ubwo se bazatanga dosiye imyanya yaratanzwe? nanjye nicyo ntumvaga ko niharamuka hagiye ku isoko niko navuga indi myanya hakenewe wenda abandi bantu uretse ko ubu ngubu dufite abantu bagera kuri 17,000 batabonye akazi, wenda habonetse imyanya nk'uko nabivugaga mu byumweru bitaha, twashaka byanze bikunze muri aba bantu wenda mu kindi gihe byashoboka, ariko aka kanya numva bitashoboka. Abantu bati ibijyanye na TVET biteye gute? Ese ntabwo abantu muri TVET bazahabwa imyanya cyangwa nta barimo bakeneye? Abantu bo muri TVET uretse bakeneye abarimu bakeneye ntabwo ari benshi, kubera ko wenda nari amashuri ya TVET atari menshi ugereranije n'amashuri ya general education. Icyo nzi kuri TVET nuko mu by'ukuri ntabwo aje hano mpagarariye sector, yego ariko icyo nzi nuko abarimu bakeneye bo ari bake kandi nabo babashyize mu myanya. Nicyo navugaho. Ketre Dalo. Hello? Oui. Ni Mathias Ndeverera. Yego. Twagira ngo mutubarize uwo mutumirwa. Niba koko abadepoje mu karere baragomba guhabwa akarere, hari benshi n'ubundi bahawe akarere, bahawe mu tundi turere kandi bari muri ako karere. Ugasanga ari n'ufite amanota noneho ari hasi wagumye muri ako karere, ariko ufite ari hejuru yagiye hanze y'akarere. Ubwo icyo ni kimwe baza kudusubiza. Icya kabiri, dushaka kumenya niba wenda abatahawe imyanya muri iyo fazi izakurikiraho cyangwa mu basimbura abagiye ahandi, hari urutonde rw'agateganyo basigaranye bashaka kuzarugaragaza mu minsi iri imbere. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Ku kibazo cya mbere yabajije, iyo muri ako karere nta mwanya uhari uhura n'ibyo uwo nguwo yapurayinzeho cyangwa yize, icyo gihe afite amanota menshi, icyo gihe ashakirwa mu kandi karere bibaye byiza kegeranye nako yasabiyemo. Nicyo gituma ashobora kuba umuntu ufite amanota make yabona akazi mu karere, kereka aho byaba ari ikosa, kereka ari umwanya umwe, niho byaba ari ikosa. Ariko ari imyanya itandukanye, ashobora kuba afite amanota menshi akajya mu kandi karere, kuko hariho hari wa mwanya urimo ibyo ashaka kuzigisha. Icya kabiri yavuze ntabwo nkibutse neza, sore. Hari uyu nguyu yavuze ngo mwiriwe neza Anne, ndi umwe mu batanze transcript dusaba imyanya. Rwose nubwo umuyobozi wa REB yananiwe kubisobanura, nta mwarimu wahawe akazi afite amanota make ngo hasigare undi ufite amanota menshi bize bimwe. Oya rwose. Kandi bene byo babyivugiye. Ati ahubwo hagaragara nk'uwize mate akagira menshi ntibamuha umwanya wo kwigisha mate na fizike, bakawuha wagaragaje ko yize mate na fizike, wenda ufite amanota make kuri umwe wize mate gusa. Okay? Ati kubirebana n'imishahara Anne, tuba tubizi ko abarimu barekarama imishahara. Watangiye uvuga kuri umwarimu, none witandukanyije nabo. Ntacyo, reka dukomeze. Tuba tubizi ko abarimu barekarama imishahara rwose. Nta mwarimu ushobora guhembwa atari kuri plasoma. Abarimu boherejwe guhera tariki ya 2 Desembre, nta plasoma iri sinye bari bajyaho. Uti sobanura neza ubutumwa bwawe ntabwo mbwumvise. Niba bigushobokera wowe wumvise ibyo avuze, iyi message yanyu murayumvise ngo kubirebana n'imishahara, tuba tubizi ko abarimu barekarama imishahara rwose. Nta mwarimu ushobora guhembwa atari kuri plasoma. Abarimu boherejwe guhera tariki ya 2 Desembre, nta plasoma iri sinye bari bajyaho. Oya, ntabwo afite amakuru. Ntabwo afite amakuru rwose, kuko uturere nka twose ubu ngubu twakoze iyo plasma, nka twose ngira ngo ejo cyangwa kuwa gatanu bizaba bigize Minecofine. Reka rero duhinira iminota ntiyatwemerera, ariko turacyari kumwe kuri telefone n'umuntu twatangiranye, tusa n'abamuheje gato kuko ibibazo byinshi byasaga n'ibireba gushyirwa mu myanya kw'abarimu. Benjamin, ngira ngo turacyari kumwe.
turacyari kumwe ntabwo tugira n'ijambo n'umwarimu ngaho ndariguhaye rihereho hanyuma nkubaze iki ariko ngira ngo reka manze gusobanura akantu gato kugira ngo kazateza urujijo ku mishahara y'abarimu ngira ngo ikibazo tuvuga ubu ngubu n'icyo abarimu bashya barimo biza mu mwanya wo dijirebo aruze mu kanya so icyabaye ni uko bitugana ko n'abarimu bandi bose badahembwa iki abarimu bose basanzwe bahembwa igihe ibyo nta bintu wabivuze Benjamin twavuze abarimu bahawe akazi guhera tariki ya mbere z'ukwa 12 reka nkusobanura gatoya ngira ngo DGREB hakozwe plasoma uturere twose twarazohereje ariko plasoma mbere ko zikorwa hari ibyo abarimu babanzaga kuzuza haza diplome zinotified bakazuzuza harimo bamwe batinze kuzuza bituma bikereza abandi bikereza uturere kugira ngo utange plus bimwe ijye minikofine amafaranga atanga nubango abatarujuje ibisabwa abandi bazakomeza babategereze kugeza byuzuye nutabifite bizagenda gute byatanzwe n'icyo DGREB akubiye ko ndavuga ngo musanze yuko gutinda kwatewe na bamwe mu barimu bahawe akazi batatangiye ibyangombwa igihe ariko byose ubu byose byatanzwe ndetse uturere twose twejeje za plasma ubu tugeze minikofine so babikoze ryari Benjamin urakoze kubigarukaho uturere twabikoze ryari ibyo bintu ndabikubwira nk'umugenzuzi mukuru w'amashuri abanza n'ayisumbuye yego wakoordinatinze plasma ziva mu turere zikaza zikajya minikofine ndakubwira nk'uwasuye impushya abashinzwe uburezi mu turere bazanaga izo plasma ndetse urwekena umunsi ku munsi kumenya kuko natwe n'inshingano zacu nka minisiteri kugira ngo duhembe abarezi bacu imbogamizi zabayemo ni izo nkeya none se Benjamin urakoze kugaruka kuri icyo kintu uturere twose two mu gihugu twahuje ikibazo abantu bakererewe batangira dokima zabo rimwe hanyuma bamaze kuzitanga babyoherereza rimwe cyangwa reka nkusobanurire ko rigeze ko tusobanura twe tubikoramo ntabwo batangiye amabaruwa kimwe ngo badeporoze kimwe bagiye babazana umunsi ku minsi itandukanye ariko icyo tubwira ni uko noneho zose zaje ubu ngubu zabaye koritedi plasma zasinywe ikindi tubwira ni uko plasma zigiye muri kofine mu kuba ziri hard copy kugira ngo bamenyeshe yuko umwarimu ugiye guhembwa ari wowe ibyo bintu bifata imyaka ingahe kugira ngo bikorwe ntabwo ari imyaka ariko Benjamin turimo kuvuga umwarimu uhembwa amafaranga make n'ubundi dusanzwe turekera uretse gato Benjamin ihangane ni wowe bigaruye n'ubundi twe twabisoje wihuza ingeno y'umushahara na urumva umushahara iyo ari mukeya ntubonera igihe bigenda gute umushahara muke wihuza na procedures icyo ni ikindi kibazo oya impamvu mvuze uyu mushahara mukeya nagira ngo tugaragaze niba ari muke umuntu aba yawubariye agatera imirwi yaba umushahara muke yaba ari umushahara mwinshi nta mpamvu umunyarwanda ukora atahemberwa igihe ngaha tubwira impamvu rero waruje kuvuga ko uje kongeraho amakuru tutahawe nicyo kugira ngo mbwire nuko uterekana ngo tusobanure neza hari procedures zimwe zatewe n'abarimu batinze gutanga ibyangombwa bikenewe kuba imishahara yabo yagenda ariko ubu byaratanzwe biri minikofine ndetse byarahuje ko bigiye kwitanga ngo uburangare bwagizwe n'inzego zose cyangwa se n'inzego za minadike gutinda guhemba abarimu uburangare ni ubwande icya mbere tuvuga ko aba ni abantu bashya bagiye mu murimo bushya bagomba kuzuza procedures impapuro zose zitumwa bahembwa amafaranga na leta so now nimba ubu icyo twakwishimira ni uko no twabihuje bikaba plasma zose z'iminikofine bagiye kubahemba ariko bitita ngo ko ari umushahara muke wenda n'icyatumye badahembwa ikibazo urimo uramvugira ibyo ntavuze njye nagaragaje ko iyo umushahara ari muke ntunawubonera igihe birakudindiza bigatuma utanakora neza akazi ugomba gukora ikiza rero navuga ni uko atari muri rusange kandi ni uko ese Benjamin abakozi bose bagiye mu kazi muri leta kubera ibyo bintu byose tubwiye ibigomba kuzuzwa procedures nk'uko wazisobanuye bose bakererwa iminsi 45 kugira ngo bahembwe ntabwo tuzi ko bigerwa iminsi 45
hagiye porofeseri gitinzwa bitinzwe n'impamvu zitandukanye, ariko icyiza ni uko ibintu bikorwa bikosorwa kandi abantu bakabona amafaranga. ni ukuvuga ko ubu kuri iyi nshuro ikibazo impamvu nyamukuru cyangwa se gitera yatumye iki kibazo kibaho ari abarimu bwabo batinze kuzuza ibisabwa. Icyateye izo process ni uko abarimu bose ntabwo batangiye amapurikiye ku turere kugira ngo tuzegeranye dukore eplasi imwe ijye muri mikofine bahembwe, ariko ubu byarakozwe. Nicyo nabwiraga yuko byakozwe ngubu nko DJ Rebo akubwiye, ubu ngubu twakwizeza abarimu bose batangira kubona amafaranga yabo. Hanyuma rero reka tugaruke ku kibazo cya nyuma nashaka kubaza abantu bampaye, kubera iki abana bato bakuru batangiye kwiga bagatangira mu gihembwe cya kabiri bagakomeza, hanyuma abangaba batoye bakaba bazatangira umwaka bushyashya, kubera iki ariko byagenda? Ngira ngo mu kiganiro twakoranye muri press conference nyakwa minisita twakoranye byasobanuye neza. Icya mbere twagendaga twekura icyiciro kimwe bishingiye ko icyorezo nicyo cyadutegekaga uko amashuri afungura, ndetse tugendeye no ku nama za minisante na RBC batwereka uko icyorezo aho kigaranya ngo icyorezo cyagiye. Minisante na RBC nibo bababwiye ko abana biga igihembwe cya mbere aho kwiga icya kabiri? Nicyo ndi kubaza, kubera iki abana batatangiye igihembwe cya kabiri bagatangira umwaka bushya, kandi ababyeyi umwaka ushize bari bishyuye igihembwe cya mbere, ubu barubrije yo kongera kwishyura igihembwe cya mbere abana basubiramo ibyo bize, kuki batangire ku gihembwe cya kabiri ngo bakomeze? Nibyo reka tubikosore, nta muntu wabaye oburije yuko bishyura igihembwe cya mbere n'icya kabiri. Ibyo twavuze yuko hatanzwe yuko ababyeyi bazegera ibigo ibyo bintu bakabishyira ku murongo, nta muntu uzishyura igihembwe cya kabiri, ngira ngo ibyo byarasobanuwe neza. Tuvanga ibintu. Ikindi cya kabiri ngira ngo oya bisobanure neza tubyumve. Ruvuga ngo abana bazatangira biga umwaka wose, ariko igihembwe cya mbere ababyeyi ntibazakishyura. Anne Marie, twari muri press conference nyabona, ariko abanyarwanda bateze amatwi radio ntabwo bari muri press conference. Benjamin, bisobanure. Ibi bintu byatangajwe neza, birasobanurwa ndetse inshuro nyinshi cyane. Bitangira umurongo, dufite ababyeyi kugira ngo nka minisiteri y'uburezi kugeza ubu ngubu ntabwo turabona umubyeyi uza gukomporinga yuko bamwishyuje inshuro ebyiri. Ibi mesaje zabo ndazifite hano. Buri shuri ryose rifite komite y'ababyeyi ifatanya n'ubuyobozi bw'ibigo kugira ngo bakemure ibibazo. Nta kibazo turabona kitangajwe na komite y'ababyeyi yuko komite z'ababyeyi zaniwe kumvikana n'amashuri. Icyo twakirinda cyazavuka noneho tukabisobanura, ariko sofa ubu ngubu ntacyo twari twabona, ndetse n'amashuri kuri cumi n'umunani ntabwo yatangira ngo ndeho cyavutse. Icyo kivuka abantu bazicara bakirebe bashakire umurongo, ariko ntabwo numviye kompani bwe yuko ngo abantu babishyuje. Komite z'ababyeyi zikora neza ndetse n'ibigo bikuzuzanya. Icyo kibazo umunsi yavutse ubwo nyakubahwa Benjamin, urimo uravanga ikibazo umunsi cyavutse, nyamara ikibazo sijya ugihimbye kuko bakinyoherereje nk'ababyeyi bafite icyo kibazo. Ubishatse naguhana urugero rw'ishuri, ariko si ngombwa tutariteza, ariko ikibazo cyo kirahari mu gikari. Nshaka kukohereza n'ishuri ko ndarifite. Njye nashaka kukubaza, Minisiteri y'Uburezi yagennye gahunda ite? Abana bazajya kwiga ibihembwe bitatu, bazishyura minerivare y'ibihembwe bitatu uko biteganyijwe, tuvanyemo ubushake bw'ababyeyi n'ubwumvikane bwabo n'amashuri. Minisiteri y'Uburezi yabigennye gute? Bazishyura ibihembwe bitatu, bazishyura bibiri, bizagenda gute? Anne Marie, ngira ngo iki kibazo cyawe ni cyiza. Ibihembwe ni bitatu nk'uko twabitangaje, ariko nawe ko gusohora kandiriye y'amashuri no kwishyura minerivare, ubundi umubyeyi wese afite inshingano zo kwishyura amafaranga y'umwana w'ishuri. Icyorezo nta muntu kitangabanyije, cyangwanyije amashuri, cyangwanyije ababyeyi, nta kintu kitangabanyije. Nizo mpamvu nkubwiye ngo responsibility y'umubyeyi bazishyura school fees z'abana. Ariko ubu dufite kesi nyinshi amashuri aba atangiye aho umubyeyi yaza ku ishuri akavuga ati mfite amafaranga y'igihembwe cya mbere. Ariko Benjamin, ntabwo urimo unsubiza ikibazo nakubajije. Bazishyura ibihembwe bitatu, bazishyura bibiri, bitomore neza. Urimo uravuga ngo afite responsibility, nibyo, ariko azishyura kabiri se? Ndimo nakubwira, ubu dufite n'amashuri menshi, ndetse ababyeyi bishyira hamwe bagasapotinga ishuri bavuga ati twabonye ko mwagiye mu cyorezo kugira ngo abana bacu bige,
dutanze uyu musanzu kugira ngo twongere tuzahure ishuri ibyo twara ibonye twebwe nka minisiteri icyo tuvuga ni uko umubyeyi afite responsabilité zo kwishyurira umwana we wese ufite igihembwe cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ariko abari barishyuye igihembwe cya mbere nizo mpamvu hariho komite z'ababyeyi zicarana n'ubuyobozi bw'ishuri bakumvikana bagafata umurongo umwe uhamye y'uko abana biga. Urakoze cyane. Komite z'ababyeyi n'ubuyobozi bw'ishuri baricara bakabiganira bakabinoza. Ntabwo urugero y'uko hari ababyeyi nk'ubu nzi association z'ababyeyi amakomite y'ababyeyi yishyize hamwe akamubariza n'amafaranga afasha ishuri. Ibyo rero kwishyura school fees cya mbere igihembwe cya mbere n'icya kabiri ni responsabilité z'ababyeyi iki cyo ni ngombwa ariko bitavuze ko komite z'ababyeyi zihuje n'ubuyobozi bw'abarimu bw'ibigo bazicara baganire barebe igikwiye ariko bidakwiyeho yuko tuvuga ngo ababyeyi bakwiyeho responsabilité yo gushyira amafaranga y'ishuri. Benjamin urakoze cyane, reka dusoze cyumvikanye. Urakoze cyane. Ntabwo amashuri akenera ubufatanye bw'ababyeyi n'amashuri kugira ngo imyigire. Benjamin urakoze cyane, reka dusoze, reka tugushimire n'uburyo abisobanuye yagize neza, ubwo ababyeyi babyumvise. Hanyuma ahubwo noneho tugane ku musozo, ngira ngo ntabwo turibona umwanya wo kwibutsa ababyeyi cyo bakwiye kwitwararika. Amabwiriza murayazi yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima, muzayakurikize mufashe abana banyu. Amashuri nayo ayo mabwiriza arayazi, bazayakurikize bafashe abana babo. Asigaye ngira ngo nk'ibigo yaba REB yaba Minisiteri y'Uburezi n'abandi bashinzwe uburezi ahari muzababa hafi ngo murebe ko nta cyahungabana cyangwa se nta kidakurikizwa kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane Anne Marie. Yego urakoze Benjamin. Dusoza nashaka gusaba yuko ababyeyi bashishikariza inzego zose zashishikariza ababyeyi gutangiza abana mu mwaka wa mbere. Hari abana bafite imyaka 6 ubu ngubu cyangwa se bigaga no mu mashuri y'incuke bakaba bamaze kugira imyaka 6. Abana bose bagize imyaka 6 rwose bari bakwiye kujya kwiyandikisha, abatarabikoze kujya kwandikisha abana